hejuru y'icyo buriya abanyarwanda muzi ko uramuhamagara akakubwira ngo sinzi umpamagaye, ati sinzi aho ngiye. Umuntu yaba ari mu biro ati sinzi utwo ndi gukora. Abakoroni baraduhemukiye kuko bazanye ibintu bivuga ngo je sais pas où je vais, ngo je sais pas qui m'appelle. Ni ibintu bakoraga nk'abatasi badashaka kugaragariza abanyarwanda ibyo barimo byose, ariko twarabisigaranye. Umuntu arakubwira ati sinzi aho ngiye kandi agenda. Ubundi ku banyarwanda cyaraziraga, umuntu agomba kuba azi aho agiye, azi umuhamagaye, azi ibyo ari gukora. Ni ibintu tugomba kugarura. Ndagana ku musozo gato. Abakurambere bacu navuze ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika bubakaga u Rwanda ruhamije igitinyiro ruhesha umunyarwanda ijambo atarisabye. Ubu ngubu ntawahakana ko twatangiye no kubibona kuko mwarabigaruye. Ubona ijambo nigeze kuba ndi mu rugendo Nyanagatabazi, tugeze Kampala, noneho tuyobera ahantu kuri VIP ariko hatara hacu. Noneho Gatabazi abwira umuntu uduhagaritse ati ariko twe turi abanyarwanda. Ati niba muri abanyarwanda nimutambuke. Kuba abanyarwanda gusa twajyaga muri Rwanda Day tugiye gufata indi ndege. No kuvuga ngo abakurambere bacu inzozi barose. Ntagiye kuvuga ibinini cyane, namwe muzi by'uko amahanga duha ijambo rimwe na rimwe ukibaza n'igihe twarisabiye, ariko bari barabitekereje ngo u Rwanda ni ruhamye igitinyiro ruzahabwa ijambo rutarisabye. Intege nke zikirimo nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndabizeza ko tuzazirangiza. Nuko abantu batekereza ngo tugiye kubaka u Rwanda turugire nka paradizo, ariko paradizo nta muntu n'umwe uzi ukuntu isa. Ntushobora kubaka u Rwanda ngo urugire urusanishe n'ikintu utazi uko gisa. Hari n'akandi nzi Kigali bwa mbere maze nk'imyaka 5 nsubiye iwacu, sogokuru yari akiriho arandeba ati wa muhungu wacu yabaye umuzungu. Nukuvuga ngo biracyaturimo. Umwana ariyubaka ariko ntashobora gusa n'u Rwanda, agomba gusa n'umuzungu. Ati kariyubatse kamaze kuba umuzungu. Ni ibintu by'ibitekerezo twareka. Na Kigali turayubaka, umuntu akavuga ngo uziko habaye Burayi. Ntabwo dushobora kuvuga ngo rurangasa no ko abakurambere bacu barutekereje. Guhina amateka yacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugira ngo umuntu wenda n'umutoya yumva ahantu twavuye naho tugeze. Munyemerere mbasogongeze. Abakurambere no kugeza uyu munsi kugira ngo abantu bagaragaze uko babona ubuyobozi buriho, bashaka kutabona ijambo nta mushyikirano wabaye, ariko umuntu akagira umugisha agashaka yabyara umwana agahita amwita bihwanye n'ubutegetsi buhari. Reka bari ko kantu nsorezaho mbereke duhereye ku bakurambere. Batangiye kubaka igihugu babyaye ba Mitsindo, babyara ba Murindabigwi, baturi ku nkiko, ba Mutwarasibo, ba Mukaragandekwe, ba Ruhamanya, ba Rutikanga, Ntabwoba na Mutiganda. Ni amazina navanye iwacu, ubu nagerageje gufata iwacu kugira ngo ntaza kugira iryo nsitaraho. Ariko abakoroni bamaze kuhagera n'abanyamadini, ibintu bitangira guhinduka, bivanga abantu. Batangira kuvuga ngo haba Imana, hakora Imana, harera Imana, hakiza Imana, hategeka Imana, hakiza Imana. Ibintu bitangira kuva kuri bo, inshingano bari bafite batangira kuzishyira ku Mana ko bazategereza uko izabigenza. Nganira na sogokuru kuko yitwaga Habimana, naramubajije ariko se ko data ujya kumwita wamwise izina rimeze nkaho ririmo ikibazo. Arambwira ati ibintu byari byamaze kwivanga, abari abantu baje baduteranyije mbura izina. Data rero yamwise Mwitende. Ubwo kari kamaze kuba aya mazina. Aya mazina nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni imibereho niko abantu bari bameze. Aya mazina ngiye kuvuga nta numwe tutagira icyo dupfana nibura kugera kwa sogokuru. Kuva kuri Mwitende rero hari Mwitende, Ndi Mubanzi, Nzabarankize, Nzabakirana, Zikamanwa abanzi, Rwango, Mbarimo Mbazi, Mozenzi, Bandora y'ingwe, Bapfa kurera, Nzihonga, Nzihorera na Bamporiki. Ni ishusho rwose nyakubahwa Perezida wa Repubulika ntawashidikanya kuko
kwita izina n'umuhango ukomeye mu Rwanda. Nta mubyeyi wajyaga gushaka izina kuri komine, yajyaga inama n'umugore ati dukurikije uko ibintu bimeze izina ry'uyu mwana niri. Aho mubohoreye u Rwanda rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuva mu 1995, reka abari bansoreza ku bana bavutse ni Gihozo, Cyuzuzo, Ganza, Shimwa, Sheja, Teta, Keza, Gaju, Gasaro, Karabo na Shami. Ni amazina agarurira ibyiringiro. Munyemerere nsoreza aha kuko yari yambajije indangagaciro twagarura. Igikomeye cyane twakitondera mu Rwanda ko gishobora kuduteza ibibazo nuko indangagaciro z'abakurambere bacu zari ubuzima, zari umuco, ntabwo bazivugaga mu magambo. Itorero ryo bamaze kurica nyine indangagaciro zaracitse. Itorero hasigara akantu kamwe ko kubyina, ubundi kabaga mu gitaramo, ibindi byose byarangiye abantu bavuye ku murimo. Itorero risigara mu ntore zibyina. Hanyuma itorero nk'izina ryo riragenda ryagarutse muri 1942, nabwo rigaruwe n'Abasuwedwa bari HDPR, bati itorero rya HDPR ubwo ry'igihugu ryari ryaragiye. Hanyuma intore, rwose intore yo yagize ibibazo cyane kuko ari umuntu wishingiye itabi, baravuga ati ritabi ni intore. Intore zari zarabaye, nuvanga ibintu byose byo mu Rwanda byarakinishijwe, indangagaciro z'abakurambere zarakinishijwe, biyobera ahantu bitakabaye biyobera. Ariko mu nshingano mwampaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika na bagenzi banjye dufatanyije, ubundi mwakoze ikintu gikomeye, mwasenye urukuta rwari ruri hagati yacu n'abakurambere. Ntabwo umuntu yari kumenya, ntiwavuka muri 1983 ngo umenye ibintu mama wawe atazi cyangwa papa wawe atazi kandi yaravutse mbere yawe. Niba ngo hari urukuta rwari rwaravuze ngo ntimugomba kureba inyuma ngo mumenye ko mwavuka akagubagabo, mugomba kureba ibihari, kandi byari bitameze neza. Ndabashimiye, ningira umugisha ndaza kongera kugira icyo mvuga.